bakunzi b'umurongo wacu wa Kimezamiryango, nyuma y'igihe kinini cyane twongeye kubasuhuza, tugarutse ku murongo na video ya 94, tuje kurebera hamwe uko twabonye umusaruro wavuye mu mavideo yatambutse 93, kugira ngo turebe mu gihe kiri imbere uko twaguma gufatanya, uko twaguma kurebera hamwe mbese ubuzima turimo, uko twabufatanya nuko twakungurana ibitekerezo mu bihe byikuza. Hagati aha video ya mbere yagiyeho mu kwezi kwa gatatu 2020, iya nyuma rero yaherukaga ya 93 yagiyeho mu kwezi kwa gatanu 2024. Tumaze amezi yose kuva mu kwa gatanu kugera muri uku kwa 9, amezi 4, tubona ko mu by'ukuri wari umwanya wo kwisubiramo no kureba yuko abo tubwira badukurikira bafite umusaruro ugaragara bakura mu byo dufatanya gukurikira mu mavideo. Turimo gushakisha neza uburyo twashyira ku rugero rwiza hari, niko navuga, rwo kugira ngo buri wese ukurikiranye iyi video abe yakumva hari aho bimukuye, ari naho bimugejeje. Amavideo yacu yose uko twayatanze cyangwa nuko ateye afite ibice bitatu. Igice cya mbere cyabanje cyavugaga ibijyanye n'urupfu, turaza kubisobanuraho impamvu ari uko twabibonye. Igice cya kabiri cyari igice cyo kwimenya. Igice cyo kwimenya nicyo cyabaye kinini cyane, kandi biragaragara ko nubwo dusubukuye kwimenya ntaho biragera. Kwimenya biracyari ingorabahizi, kwimenya biracyayoberanye, biracyajije, biracyari mu rujijo rwinshi. Kwimenya rero cyane cyane ko twitiranije n'umubiri igihe kinini, byatumye bitinda, bifata igihe kinini. Igice rero cya gatatu tuzibandaho cy'amavideo yacu ni amavideo twise aya Kimezamiryango, akaba ari nayo asoza rwose, kuko nyuma ya Kimezamiryango ntacyo wavuga kindi, byanze bikunze bizaba bigana mu marembera. Ibyo twavuga bimaze gusohora, ibyo twahanura byaba bigiye kuba yuko bigiye gusohora, buri muntu wese akabyibonera. Ntabwo rero amavideo azaba agikeneye. Mu by'ukuri rero amavideo yabanje ariyo y'urupfu yari amavideo yagombaga guhangana n'ikinyoma gikomeye cyubatswe igihe kinini ku rupfu. Ikintu kitabaho, ikintu kitigeze kibaho, kitariho, kitazanabaho, cyitwa urupfu, kigatera ubwoba abantu, kigatera umuhindaganyo ukomeye cyane kugera ubu, kandi ntakiriho, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Mu by'ukuri ni ukubura ubwenge, ni ukubura ubuhanga, ni ukubura ubumenyi buhagije kugira ngo umuntu ashobore kwimenya
agasanga ari ikiremwa cy'iteka kidashobora gupfa. Umubiri twambaye uradushuka cyane, ariko umubiri twambaye uradushuka, tukitiranya nawo, ndetse n'imiryango myinshi n'amoko menshi y'abantu ugasanga yashyize imbaraga cyane ku mubiri, kandi umubiri ari nk'inzu dutuyemo, ari nk'ibyo ab'ubu ngubu bita housing na simukadi. Iyo simukadi y'imbere niyo twibanzeho tugaragaza umuntu w'imbere udapfa, utarwara, udakena, udafite mbese ikibazo icyo ari cyo cyose. Byatumye rero tugerageza kubitindaho, tuvuga yuko urupfu nta ruriho rudakwiye gutinywa, ahubwo ari ibihimbano abantu bashatse kugira ngo bakangishe abandi. Na n'ubu niko bimeze, ntabwo ruravaho, n'abantu ntibararusobanukirwa, ahubwo usanga bigomba kwiyongera. Sinzi ko no kubikuraho hari bizashoboka. Rero inzira yashoboraga kubikuraho ni icyiciro cya kabiri cyo kwimenya. Icyo cyiciro cyo kwimenya cyagomba gutuma abantu twebwe dushobora kujijuka, tugahumuka, tugakanguka, tukava mu bitotsi by'igihe kirekire, tugatangira kureba abo turi bo koko by'intangarugero. Ariko nabyo byarananiranye, turacyitiranya n'ibindi bintu, turacyafite amazina, turacyafite ibyo dupfa hagati yacu. Mbese ikintu cyitwa amacakubiri cyamunze isi yacu. Abatuye isi bamunzwe n'amacakubiri, bamungwa mbese n'ababahinduye abacakara, n'ababahinduye abaja, n'ibindi byose uko babagenje kugira ngo babahagarare hejuru ku gakanu, babatungisha ibyabo, babambure. Duherutse kubona mu Rwanda ikintu kigaragara cyerekeranye no gufunga amadini yambura abantu abashukishije icyitwa Imana, icyo bise Imana, ngo bayiture ibyabo kandi bitunga abise abakozi babo. Nkaba rero ngira ngo mbimburire iyi video ya 94, ngira ngo mbwire umutima n'imyumvire ya buri muntu yuko dukwiye kurekura, kumva neza uwabaza akabaza ese icyiciro cya mbere cy'urupfu twaba hari isomo rigaragara twakuyemo, ese icyiciro cya kabiri cyo kwimenya haba hari isomo twakuyemo, ese tugeze he? Tugane he rero mu mavideo agiye kuza ya Kimezamiryango. Nateguzaga cyane amavideo agiye kuza kuko ayatambutse yarahari, ari ayo ku rupfu, ari ayo kwimenya, ari n'aya Kimezamiryango agiye kuza, byose tuzabikurikirana hamwe. Twifuza rero gufatanya n'abakunzi bacu bashaka kudukurikira ku murongo wa Kimezamiryango muri YouTube, bituma mu by'ukuri bahindura imitekerereze, bagahindura imyumvire, bagahindura imikorere, bagahindura amarangamutima yabo, bakava ku byabatanyaga, ku byabatandukanyaga, hakava ku byabateraga ubwoba, bakava ku binyoma bakajya mu kuri. Kuri rero naho ngaho nagira ngo ngire inshoza y'amavideo mashya agiye kuza, nagerageza gusobanura mu magambo makeya ayatambutse aho yatuganishaga. Byumvikane rero ko buri wese utwumva muri uyu mwanya
ashobora gusubiza agatima impembero akavuga ati mu by'ukuri amavideo y'urupfu nayakuyemo umusaruro umeze gutya, yenda icyo ntumvise reka nkibaze. Amavideo yo kwimenya nabyo nasanze mfite ingorane zimeze gutya, tukagerageza kumuhugura no kumufasha, tukamubwira duti dore icyo wananiwe kumva ni iki ngiki, aho wagiriye ingorane ni aha ngaha. Twabamenyesha ko tuzagira noneho n'inyigisho zizatangirwa muri Kimezamiryango, amahugurwa akomeye cyane ahamagara abantu bakuze b'Abanyarwanda kugira ngo bitabire ayo mahugurwa. Abubatse ingo zananiranye bagerageze kuza muri ayo mahugurwa ya Kimezamiryango. Urubyiruko ari nabo bireba cyane cyane rushaka kwihangira imirimo mishya no kuva muri kahise mbi twanyuzemo. Muzi amarorerwa yo muri 1994 igihugu cyacu cyanyuzemo ya jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo tuve muri uwo mwanda no muri ako kaga tujye mu bihe bishya, turebe yuko twakubaka u Rwanda n'isi twifuza, n'ibihe byiza dutegerejwe biri imbere n'isi nshya. Ibyo biganiro cyane bizibanda ku isi nshya tugiye kwinjiramo, isi y'urubogobogo, isi y'ibimera, aho inyamaswa n'abantu badatinyana, aho urupfu ruzaba rwarasezerewe burundu, aho ubukene n'ubuhenebere bizaba byaragiye nka nyombere. Tugatangira isi nshya yuzuye isanzu, yuzuye iryaguye, yuzuye ibisaga ibya mirenge ku ntenyo. Nkaba rero mbahamagarira cyane amahoro isi tugiye kujyamo, amahoro ituzaniye, dufatanye tuyakira. Impinduka zikomeye zigiye kuza, dufatanye kuzakira ku buryo byanze bikunze aya mavideo ya Kimezamiryango azagira abakunzi benshi kandi b'ingeri zose, tuvuye ku rubyiruko, ku bagore, ku bagabo, ku basaza, ku bakecuru, no ku bantu bose bafite inyota yo kumenya. Rero nabararikira amavideo agiye kuza, nababwira kugerageza gusubira mu yatambutse kugira ngo dufatanye twese hamwe kujya mu cyerekezo kimwe gishobora kudushyitsa n'isi nshya twateguriwe n'abakunzi bacu, ari abo mu isanzure, mu kirere, ari abo mu isi y'ibitagaragara, kugira ngo tubashe gufataniriza hamwe, kuko iyo si tugomba kwigiramo uruhare mu kuyubaka, mu kuyifuza, no mu kugira ngo ize idufashe gukemura ibibazo byabaye akarande, ibibazo byajogoroje imitima y'abatuye isi. Murakoze cyane rero kunyumva no kunkurikira. Ahasigaye tubarakiye ko buri cyumweru tuzajya dukora video nshya. Murakoze, mbifurije kuzumva neza iyi video ya 94.